muhaguruke musengera Afurika bano muri mu mpande enye zose z'isi zacu z'abarundi. Ubutumwa burebana cyane. Iyi message ngiye kubaha irareba Dawidi n'abantu muri kumwe. Umwana ubwayo izazi kwiyicire kandi buzakora bizagira n'ingaruka. Mwebe kandi ntuzanyibagirwe numara kugera kuri iyo ngo muzibuke umuja wawe. Mugire ubwenge mumenye neza ko ibi bintu bigiye gusohora iwanya ari Uwiteka wabivuze. Abantu bagiye kugaragara nk'intwari bari kurwanya abakoroni, bagiye guhigwa ngo bicwe, abandi bagiye gukorerwa amakudeta. Yego murakoze cyane. Reka ninginga abantu bakurikiye iki kiganiro nonaha nyemerera dusengana Imana. Nkunda kubabwira ngo dusengane Imana. Uyu mwanya mbandi kuvugamo aya magambo ya mbere y'iri sengesho, gica bugufi mu mutima, wongera ubwira Imana ngo nimba hari aho wambonyeho umugayo hose, ubunkureho, wongere wandika amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze wowe wakiriye imbabazi z'Imana. Data wo mu ijuru akwishimire, yandika amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo. Nyemerera dusenge iri sengesho. Ndagushimiye Data mwiza, ndashimiye kuri Imana y'imbabazi, Imana y'ibambiye ryinshi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wazigamye abana bawe, wazigamye abantu bawe, wazigamye abagabo n'abakobwa, abasore n'abamama, abana bato warabazigamye. Data turagushimiye. Nyemerera rero Data uyu muntu ubashe guca bugufi akumva ko hari icyo umutima we umushinja. Data muhimbabazi kandi wandika amazina ye mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mwami Imana. Uyu mwanya rero Data turakwemereye ururuke mubyeyi mwiza. Ni nkubera igikoresho Data, unkoresha ibyo ushaka, unyuzemo ibyo ushaka, ubigeze aho ushaka. Kubo wabigeneye mu mpande enye zose z'isi. Iki kiganiro nigiherekezwe n'imbaraga zawe zidasanzwe kandi gihindure byinshi, kigireho gishyira imfatiro. Mwami Imana, kigira ibyo kirema kandi kibikomeze. Urakoze mubyeyi mwiza. Icyo dutesheje agaciro n'imbaraga z'imyuka mibi mu izina rya Yesu byafata iki kirere. Mu izina rya Yesu tubohoje iki kirere. Mwuka wera nuganze kandi utegeka umuyobozi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nshuti z'umusaraba, bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose, munyemerere mumpize amatwi n'amaso yanyu, hanyuma dusangire ubutumwa Data yampaye kubagezaho. Mfite ubutumwa navuga burimo ibice bibiri, ariko kandi bwose bureba uwitwa umukristo wese. Muri ibyo bice harimo abakristo. Mana y'amahoro itugirire neza. Mfite ubundi butumwa ku gihugu cy'u Burundi. Nturenga iki kiganiro niba uri umurundi utumvishe ubu butumwa, ndaza kubuvuga nyuma, ahubwo ngiye kubanza gutambuka kuko ahanini iyi message irakureba wowe murundi, waba uri mu gihugu cyangwa uri hanze y'iki gihugu cy'u Burundi. Uwiteka akugirire neza. Nshuti z'umusaraba, Mwami Imana arabakunda, aradukunda. Ikintu cya mbere kigaragaza ko Imana igukunda, yakuremye mu ishusho yayo. Uri uw'agaciro cyane, uri umuntu ukomeye ku Uwiteka, kuko yakuremye mu ishusho yayo, ikurema mu rukundo. Ahubwo Imana yambwiye ngo rwa rukundo yakuremyemo uracyarufite. Rwa rukundo rw'Imana yakuremyemo uracyarufite.
cyangwa se uwamaze kurushira hasi. Data aravugana nawe niwe yumvamo kutagifite urukundo, umenye neza ko Mwuka Wera ntawe uhari. Amajwi wumva n'aya Satani, inzozi urota n'iza Satani. Niwumva utagifite urukundo, muri wowe utagifite urukundo, nushaka uba umuhanuzi, ushaka uba umushumba, ushaka uba umwapotre, mbese mu byiciro byose urimo, niwiyumvamo kutagifite urukundo, Data yambwiye ngo menya ko Mwuka Wera yaguhunze, usigaye ukorana n'izindi mbaraga zitari iz'ijuru. Niwiyumvamo kutagifite urukundo, Mana yambwiye ngo muvana amacakubiri mu mitima yanyu. Nimvuga amacakubiri, araba ari amacakubiri haba mu buryo mu buzima busanzwe hano hanze, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyafurika, mwese muvana amacakubiri mu mitima yanyu. Abantu muri mwisi hose muvana amacakubiri mu mitima yanyu, aba amacakubiri y'amoko cyangwa amacakubiri y'amadini, ay'uturere, mbese bya bindi mwiyimitsemo mwagize ibigirwamana kuri mwebwe, mubyimure mwimike Uwiteka, niko Data avugana namwe. Nshuti z'umusaraba, abanyamadini, muvana amacakubiri mu mitima yanyu, kubera ko nimba uri umuhanuzi, ukaba uvuga ko uri umuhanuzi, ukaba uri kuvugira Imana, ukaba uvuga ko rwose uhamanya n'umutima wawe ko urimo Mwuka w'Imana, warangiza ukaba ufata idini runaka ukarimanuka ugaca imanza kuri iryo dini, Data avugana nawe ngo nta Mwuka w'Imana ukurimo, kuko ntabwo yigeze gutuma guca imanza. Icyakora uri icyapa kiyobora abagenzi. Mana itugirire neza. Data rero akurinde kuba icyapa, ahubwo imura ayo macakubiri, wimike Uwiteka, umwemerera gukoresha ibyo ashaka, umwemerera gukoresha iby'urukundo rwe, kuko we ni urukundo n'umunyembabazi nyinshi. Iyo mico yapfaga n'Uwiteka yarabibyivugira avuga ngo nuko ndabizi uri umunyembabazi, uri n'umunyebambere ryinshi. Nico yapfaga n'Uwiteka. Nshuti z'umusaraba, bakundwa n'Umwami, reka mbibwirire iki kintu: nta hantu na hamwe hatari umugeni hano ku isi. Mana itugirire neza. Nta hantu na hamwe, nta dini na rimwe ritarimo umugeni. Uraza kumbwira ngo kuri umukristo ibyo ngibyo bivuzwe gute? Ntago Yesu yaje gupfira abantu bamwe ngareka abandi. Reka nkubwire, Mana iravugana namwe, nk'uko yakuye Kalebu muri Egiputa akarokokana n'Abisiraheli, akaza akajya i Kanani, akarya ku by'i Kanani, akanahabwa umurage mu Ikanani, niko n'abanyedini, haba muri Isilamu harimo umugeni, buri ifite uko izamurokora. Yewe reka nkubwize ukuri, mujye mwibuka ko iryo dini wicayemo ni idini na adresi, ariko wowe n'umutima wawe muhamanya neza kuri umukristo, kuri umukiranutsi, ku gato no ku kanini. Nimba ucira imanza runaka, warangiza wowe ubwawe ufite ishyari, ufite inzangano mu mutima wawe, uraca imanza, mbese kubabarira byarakunaniye, ufite igomwa ryinshi mu mutima wawe, iryo juru uzataha ni irya hehe? Mana itugirire neza. Nshuti z'umusaraba, Yesu aravugana namwe, mbere ya gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe gatoya, banza ukura umugogo uri mu jisho ryawe, kuko nujya guca imanza, uwo muntu ucira imanza, Yesu yarabwiye ngo nta bubasha mufite, mwebwe ntimuri abacamanza, n'Uwiteka wenyine niwe ubasha guca imanza. Rero banza utokora uwo mugogo uri mu jisho ryawe, ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, kuko ushobora gusanga ucira urubanza ari bunakiranutse kukurenga. Kuko nimba waramaze kuba umucamanza, urareba umuntu ukamumanuka, nyamara ntabuze aho Yesu azamusanga. Reka mbabwire, nta muntu wari umunyabyaha nka Zakayo
Zakayo ariko agira ishaka ryo kujya kureba Yesu. Aragenda yurira igiti, arangije Yesu ahageze aravuga ngo ururuka Zakayo, uyu munsi ndanarari wawe ndasangira nawe ndanaharara. Inshuti z'umusaraba, aho wabuze aho Yesu ari buhurire na Zakayo, uwo Zakayo uri gucira urubanza uzaho ari buhurire nawe, aho kugira ngo umanuke umuntu muhugura byanga, ariko wamuhuguye wijya kumutaramana. Bantu muri ku mbuga nkoranyambaga kwizi social media ukajya gutaramana izina ry'umuntu, reka nkubwire iri zina uvuga wowe hirya hariya barakuvuga byinshi. Inshuti yanjye, icyiza menya icyo Imana igushakaho, menya icyo yaguhamagariye. Nimba uri umuvugabutumwa ufite izihe nshingano zo kumanuka amazina y'abantu, rega naho yakubwira ngo agiye gupfa wagenda ukamubwira ngo iyeze Imana iragucyuye, cyangwa ukanabisengera bikavaho. Rega naho yagwa mu cyaha, data aravuga ngo nimba Imana ipfushije wowe uri gutarama mu buhe buryo? Mugenda umusanga umwegera umuhugure. Imana irapfusha muri mu birori. Data afite umubabaro kubw'abantu bameze nkamwe. Mana itugirire neza kandi gutabare, ikurokore mu ubwo buyo burimo. Mana y'amahoro nikugarure, niko yongere kwiyegereza icyiza. Menya umuhamagaro wawe. Data kugirire neza. Wowe rata uri kumva ibi bintu, benshi mwabigize business, benshi murashaka indamu, murashaka ibyo kurya, murashaka views, ariko nyuma y'izo views iby'isi byose ubaye ubitunze. Niko Yesu yabajije, ubaye utunze iby'isi byose bidafite ubugingo bikumariye iki? Yaravuze ngo kandi ushaka gukiza ubugingo bwe azabubura, ariko ubuhara azabubona, azabutabara, azabukiza. Mana itugirire neza. Nujya kurengera ubugingo bwawe ukajya kubuhisha mwayo mafuti, ukanga guhamya Imana, yaravuze ngo ubone mu mpamiriza imbere y'abantu, nanjye ubwanjye nzabahamiriza imbere ya Data. Uri guhamya Imana gute? Nshuti y'umusaraba, uri guhamya Imana gute? Bakundwa, muri guhamya Imana gute? Ese mufite ubwoba? Mufite ubwoba bwo kuvuga Imana? Data wo mu ijuru abongera imbaraga, abambika inkomezi. Reka nkwibwirire ngo wongere usabe ibihe byiza byo gusenga, wongere ugire ibihe byiza byo gusenga. Reka mbwire Abanyarwanda, Abarundi, Abanyafurika mwese, Banyafurika mwese, Afurika irongeye irahagurukiwe, kandi hagurukiwe mu buryo buhinduye isura. Ihagurukiwe mu buryo buhinduye isura kubera ko Imana ubwayo yavuganye natwe Abanyafurika, iravuga ngo nje kongera guhindura Afurika, nje kongera kubagirira neza, nje kongera kubakuramo ubukoroni. Na niyo mpamvu muri Afurika hagiye kuba intambara nyinshi. Izi ntambara zimwe zizaba ari zo gusharanira amahoro muri Afurika, zo guharanira ubundi bwigenge butari ubwo. Ibihugu byinshi byitwa ngo bifite ubwigenge, ariko ntabwo, kuko mukigendera ku mahame y'abakoroni, muracyateza ibiganza abakoroni, mbese mugaragaza ko ntacyo mufite, ntacyo muri icyo. Imana yabiti Data yambwiye ngo benshi Imana yabahaye intebe ngo muyicareho, ariko mwayihagazeho. Mufite abantu mu bindi bigirwamana mwimitse byitwa abakoroni, mutezeho amaboko, muteze inda. Mana iri kuvuga ngo muhindukire, muhumuka Abanyafurika, kandi barokore. Nshuti z'umusaraba, mufate ibihe byo gusengera Afurika, muhaguruke musengera Afurika, kuko mu bihugu byinshi abantu bagiye kugaragara nk'intwari, bari kurwanya abakoroni, bagiye guhigwa ngo bicwe, abandi bagiye gukorerwa amakudeta, abandi mbese bagiye kubagambanira mu buryo budasanzwe. Ariko reka nkubwire, ubasha kumva ururimi, uri Umunyafurika, wiyumvamo ishyaka n'umuhate byo guhindura Afurika, Imana iragushyigikiye,
Imana iragushigikiye, bazacura imigambi, bazaterana muri izo nama zabo bakugambanire, ariko si izaba yabateranije. Reka nkomeze Abanyafurika mbabwire ngo abari mu rugendo rwo kubohora Afurika by'ukuri, rwo kuyishyira mu mudendezo, mukomeze kuko data arabashigikiye. Nani tugirire neza. Hagiye gutegurwa intambara zo kurwanya bamwe mu bayobozi badashigikiye ibintu by'ubukoloni, badashigikiye akarengane Umunyafurika akorerwa. Namwe mwese murakazi, muza abantu bagwa mu nyanja bambuka bajya guhiga akazi, muza bagerayo bagakoreshwa, abana b'abakobwa bari gukoreshwa ubusambanyi bw'agahato muri ibyo bihugu. Muza bari ku mihanda yabo babaye inzererezi, muraza bakoreshwa uburetwa, muraza bamurikiwe ibigirwamana, bamwe mwarabibwiwe, murabifite amafoto, mufite amavideo y'aba bana b'Afurika bari gupfira muri biriya bihugu, ariko mwananiwe kubirenzaho amaso, mubirenzaho amaso, ntimubishize ku mutima, mwumva nyine abapfa ntacyo bibabwiye ko hatarimo abantu. Ariko Imana ije gushigikira umuntu uri guharanira uburenganzira bw'Umunyafurika akagira ijambo. Imana ije kumushyigikira. Mubarwanya ariko muzi neza ko muri guterwa namwe mukitera. Ikibabaje Abanyafurika, muri gutera abandi bagenzi banyu, abavukanyi banyu b'uyu mugabane. Imana irashaka kugira uyu mugabane mwiza, Abanyafurika ubwanyu, baperezida b'ibihugu, mukagirana amashyari, mushutswe n'abakoloni, mubateze ibiganza, ubutunzi buri mu bihugu byanyu mutazi gukoresha. Birababaje ku kampani icukura amabuye y'agaciro ari y'umuzungu. Ese wowe wamenye gucukura ayo mabuye y'agaciro? Mwakabaye mureba aba bantu bakoranye n'aba bantu babanje gushinga aya makampani, mukareba ubumenyi bafite, kuko bamara no gukorana nabo iyo bavuye mwako kazi, iyo batabonye kandi n'ubundi baba bashomeri, kandi bafite ubumenyi bakuye aho ngaho. Mwahereye kuri abo mukabakoresha, akaba ari bo babafasha mu gukoresha umutungo wa kamere wa Afurika. Hari benshi Imana yahaye ubwo bwenge bapfiriye mu bihugu byo hanze, ariko Imana ikishaka ni ukugarura Umunyafurika muri Afurika, akubaka igihugu cye. Igihugu cyose uvukamo, muri kumva ururimi, Imana ifite umugambi wo kugarura mu gihugu uvukamo, kirimo amahoro, kirimo wowe amaboko yawe akaba ariyo yubaka icyo gihugu. Kandi hamwe no gusenga kw'abarokore babifite ku mutima, Imana igiye guhindura Afurika. Intambara zose, icyo nakwisabira abarokore, Mana yambwiye ngo muhaguruke, mwe kwicara, muhaguruke musengera Afurika. Bano muri mu mpande enye zose z'isi, musengera Afurika, kuko barongeye kuyihagurukira kandi bahinduye uburyo bwo kuyirwanya, bahinduye uburyo bwo kuza kongera kurwana n'Abanyafurika. Barakoresha Abanyafurika ubwabo, bafite uburyo baterekera. Abazungu babigishije Imana y'ukuri, ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo basenga. Aba babakorera ibisiyo basenga, bafite uburyo bafata Afurika bakayimurikira ibyo bigirwamana, bagafata ubwenge bw'Abanyafurika bamwe nyine bafite. Hari abo bafite bari gukoresha nk'ibisitati, Mana itugirire neza, bari gukoresha nk'ukanda telecommande ugahindura. Mana itugirire neza, bakabakoresha bakateza umwiryane mu Banyafurika ubwabo, akaba ari bo bashyiraho izi ntambara zo kwicana. Abanyafurika bari gupfira mu ntambara. Munyarwanda yavuze ngo ibyatsi nibyo bihababarira. Mbese muri kurwana inzirakarengane zikapfira muri ibyo bintu. Ntabwo Imana ibi bintu izagumya ibirebera, iraje yimika abayobozi kandi bafite inyungu. Imana nayo ifite inyungu muri bo, igiye kwimika abantu. Imana igiye kwimika abantu ifite inyungu kuri bo, apana abantu bafite inyungu z'inda zabo n'iz'imiryango yabo. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Reka niyere message inshuti zacu z'Abarundi
ubutumwa burebana cyane n'abarundi mwaba muri mu gihugu, hari n'abarundi bari hanze y'igihugu. Ninjya kuvuga iyi message ndavuga ngo wowe Dawidi n'abantu muri kumwe, iyi message muyumve cyane. Abayobozi kuva mu nzego z'ibanze zanyu Burundi kugera ku rwego rukuru, mwese mwumve iyi message kuko irabareba. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Ndaza kubaha iyi message nkoresheje amagambo yo muri Bibiliya. Data duhana umugisha. Ndakoresha amagambo dusanga muri Bibiliya kugira ngo bize kuba byiza. Mana y'amahoro iguhereza umugisha wowe wakomeje gukurikira iki kiganiro. Reka dusome aya magambo. Ni igitabo cya Yosuwa ibice byawo 7. Turasoma umurongo waho wa 15 duhere ku wa 16. Handitse ngo Akani afatwa abyatura bamwica. Mari tugirire neza. Ngo Yosuwa azinduka mu gitondo kare ahamagara Abisiraheli n'imiryango yabo. Uko ari umuryango wa Yuda utoranwa, yigiza hafi amazu y'Abayuda, afata inzu ya Zera, yigira hafi inzu y'Abazera n'imyambaro n'imbyaro zabo, afata Zabudi yigiza hafi urubyaro rwe umuntu umwe nuko Akani mwene Karomi mwene Zebudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda arafatwa. Maze Yosuwa abwira Akani ati mwana wanjye ndakwinginze wubaha Uwiteka Imana y'Abisiraheli uyaturire maze umbwire nonaha icyo wakoze ntumpishe. Akani asubiza Yosuwa ati nukuri nacumuye ku Uwiteka Imana y'Abisiraheli. Uko nabigenje nuku nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari na shekeri z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeri 30. Ndabyifuza mperako ndabyenda mbihisha mu gitabo mu gitaka biri mu ihema ryanjye hagati, n'ifeza iri munsi yabyo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, dusomye amagambo yerekeye ku mugabo witwa Akani. Ni igitabo cya Yosuwa. Ni igihe Abisiraheli bari bamaze kwambuka bageze muri Kanani, ariko Imana ijya kuba bajya kwambuka, Uwiteka yari yababwiye ati muramenye hatazagira umuntu n'umwe muri mwe ufata ibyashingano. Muri mwe mwambutse, muri mwe mwangabo mwe, mbese muri mwe mw'Abisiraheli mwe hatazagira umuntu n'umwe ufata ibyashingano. Uyu mugabo witwa Akani mu gihe bari barimo kurwana mu minyago, Imana yari yabuze gufata ikintu na kimwe, ariko mu minyago yiboneramo imyambaro, yiboneramo ifeza, yiboneramo. Iyi message ngiye kubaha irareba Dawidi n'abantu muri kumwe. Imana itugirire neza. Imana iri kuvugana namwe ikavuga ngo muramenye. Hagati muri mwe hatavamo umugambanyi, hagati muri mwe hatazavamo ufata ibyashingano. Imana itugirire neza. Murasabwa guhuza umutima, mugakora bimwe, mugatekereza bimwe, yewe mukagenda kimwe, mukavuga bimwe. Imana itugirire neza. Murasabwa guhuza umutima. Kandi uyu Dawidi ababere Dawidi, mumubere abantu be,
byamo ababwira mu bikore, Imana ibabe imbere, mwumvire ibyo Uwiteka avugana namwe. Data wo mu ijuru atugirire neza, namwe abagirire neza kandi abaha ubwenge, mbese hagati muri mwe hatavamo akani, kuko uyakani, reka mbivuge, uyakani naramuka avuyemo azateza ibyago ibyo byose mwari mugambiriye gukora. Akani abonetse hagati muri mwe arabateza ibyago. Reka nongere mbisubiremo, muhuze umutima. Ikindi cya kabiri, Data aravugana namwe ngo nimugera mu iki gihugu, nimumara kugera mu iki gihugu, nimugera mu iki gihugu mwubakire ku byanyu, hatagira ibisigarizwa by'ibigirwamana mwubakira, hatagira ibyo mufataho, mbese ubwenge bwanyu burakora neza, ibyo mbabwira muri kubyumva, hatagira ibyashinganwe mufataho. Imana itugirire neza, hatagira ibyashinganwe mufataho. Akani atavuka hagati muri mwe, muhuze umutima nk'uko Uwiteka abibabwira. Ikindi, akani ubaye uri muri uyu muryango w'aba bantu bari kumwe na Dawidi, igisigaye ikikurindiriye imbere, akani uyu nguyu nyuma y'uko Yosuwa amaze kumenya ko ari we wateje ibibazo, iki gihe bari bateye umudugudu wa Ayi irabatsinda, ndetse hicwamo abantu bagera muri 35 muri bo cyane 6. Mani tugirire neza. Abandi barabirukankana basubira inyuma, bari bateze ibibazo. Yosuwa akibimenye kuri akani wafashe ibyashingana, bamufatanye n'umuryango we, baragenda bamutera amabuye mu kibaya. Icyo kibaya na n'isaha kiracyahari, ikirundo cy'amabuye bateye akani kiracyahari n'umuryango we. Mani tugirire neza. Reka nkubwire, Imana ubwayo izazi kwiyicira. Ntabwo uzitwa na Yosuwa, ntabwo uzitwa na Dawidi, Imana ubwayo izazi kwiyicire, kandi buzakora bizagira n'ingaruka ku muryango wawe wose. Ubu umuryango muri kumwe, ubu umuryango uri mu Burundi, bizawugiraho ingaruka. Niyo mpamvu mbinginga mbwirijwe na Mwuka Wera ngo atagira akana uvuka muri mwe, bantu muri kumwe na Dawidi. Mana itugirire neza. Reka mbwira abandi bantu bari i Burundi, Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Abantu bari mu Burundi, reka dusome igitabo cya Samweli, ibice byawo 25. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Samweli ibice byawo 25, turaza gusoma umurongo wa mbere, turasimbuka tugere ku murongo wa mbere kugera ku wa 3, ndasimbuka ngere ku murongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Iyi message yo ni y'abarundi muri mu gihugu cyane, abarundi muri mu nzego zose z'icyo gihugu. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Iparani. Hariho umugabo w'Imowani, kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemuzaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali, n'umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi. Yari uwo mu muryango wa Kalebu. Reka dusimbuke dusome 23. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere yubamye, amugwa ku birenge, aravuga ati, Nyagasani, icyo cyaha abarinje gihereraho. Ndakwinginze
ukundire umuja wawe, ngire icyo nkubwira, wumve amagambo y'umuja wawe. Dusimbuke dusome 32 handitse ngo Dawidi asubiza Abigayeli ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi, ishimwe ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari nge wihorera ubwanjye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, iyi ni message ireba abarundi muri mu gihugu imbere. Dusomye inkuru y'umuntu witwa Nabali n'umugore we witwa Abigayeli. Uyu mugore Nabali yari umutunzi, mbese yari umukire, tubyite mu mvugo y'iki gihe. Yari umukire, yari afite ubutunzi bwinshi. Ariko uyu Nabali, Bibiliya itubwiye neza, iratubwira ngo yari umunyamwaga, ngo mbese yari umunyamwaga, no kuba ngo nta kintu yatangaga, ntabwo yitaga ku bantu, ntiyitaga ku Mana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo ariko yari afite umugore witwaga Abigayeli w'umunyabwenge. Mana itugirire neza. Ngo rero ngo yajyaga ajya gukemuza intama i Karumeli. Icyo gihe Dawidi yari mu butayu aho ngaho, ngo yajyaga murindira abagaragu be, bajyaga bamurindira abashumba be n'intama ze. Nta kibazo bigeze bagirira muri ubwo butayu. Uwiteka duhana umugisha. Igihe kimwe rero Dawidi atuma abagaragu be kuri uyu Nabali. Ibyo byumvikane bari bashonje, bashakaga ibyo kurya n'ibyo kunywa. Yibuka ko nta kibazo intama ze zahagiriye, yumva ko ari umuntu uramugirira neza, agahereza abagaragu ibyo kurya. Mana itugirire neza. Dawidi ngarangije atumye abagaragu, baramubwira ati, mumusobanure ko ngewe ndi umuhungu wa Yesayi. Bakigera imbere ya Nabali ngarabasuzugura cyane, arabarangije arabatuka. Arangije ngarabwira ngo Dawidi ninde, ni Yesayi ninde, ni iki? Kubera ko yari umunyamafaranga nyine, yari umunyabutunzi bwinshi, umuntu ntacyo yaravuze imbere ye, ntiyita kubyo abagaragu bamubwira. Arangije abagaragu basubira imbere ya Dawidi barakaye. Ariko babagaragu ba Nabali bamaze kubyumva, begera Abigayeli baramubwira ati, databuja abwiye nabo bagaragu ba Dawidi kandi baradufashije, nta kibazo twigeze tugira turi kumwe nabo, nta kibazo, nibo badufashaga, nta manine yazimiye, mbese nta mukumbi wose waje uko ari. Kubera iki? Badushiriyeho uburinzi. Mana itugirire neza. Ngo uyu mugore akibyumva, umugaragu wabibwiye Abigayeli yarababaye cyane, ababajwe nuko barabwiye abagaragu ba Dawidi. Aravuga ngo nta kintu mfite cyo kuba naganira na kiriya kigoryi Nabali, mugabo w'ikigoryi. Ntacyo mfite cyo kuba namubwira, ndetse kuza nkabibwira wowe. Umugore wakibyumva ngo yahise agira vuba na bwangu, atekera imitsima n'ibindi byose, abihekesha indogobe, ngarihuta. Kuko Dawidi akimara kumva ibyo abagaragu be baje bamubwira, yahise avuga ngo ngiye buraza gucya nta muhungu wo kwa Nabali ukiriho. Mana itugirire neza. Bigahera ahita yihuta agera kuri Dawidi, ahurira nawe mu nzira, ngahita yururuka indogobe. Arangije ahita amwikubita imbere, amusaba imbabazi. Nibyo tubonye, bati icyo cyaha cya Nabali ugishyire kuri nge muja wawe. Mana itugirire neza. Reka mbabwire nshuti yanjye, arangije icyabaye, Dawidi yumva guca bugufi k'uyu mugore n'ubwenge afite. Uyu mugore yahise ahanurira Dawidi, aramubwira ngo ndabizi neza Uwiteka yavuganye nawe kuzaba umwami, kandi ibyo yavuze azabisohoza.
arangije aramubwira ngo nugera kuri iyo ntebe kandi ntuzanyibagirwe, numara kugera kuri iyo ngo muzibuke umuja wawe. Mana itugirire neza. Ati wikora amaraso kuko n'Uwiteka yagumya kubuza gukora amaraso, kwihorera. Mana itugirire neza. Dawidi yumva amagambo y'uyu mugore w'umunyabwenge, arangije aravuga ngo Abigayeli, Mana yawe Uwiteka watumye mpura nawe, wagukoresheje ibi by'umwete ukaza ugahura nanjye ukambuza kwihorera. Ishimwe Mana itugirire neza, ishimwe kandi n'ubwenge bwawe bushimwe, nawe ushimwe. Mana itugirire neza. Icyabaye ni iki? Imana ubwayo ngo Abigayeli yasubiye inyuma, kuko Dawidi yahise asubirana inyuma n'abagaragu be, asubira inyuma ajyana iby'umugore yaramuhaye. Asubiyeyo Abigayeli asanga umugore ngo yasinze, yishimiye, yakoze ibirori nk'iby'ibwami. Imana itugirire neza. Ngo bukeye Abigayeli abibwira umugabo we, aramubwira ati uzi ukuntu byagenze, ubu mwarangiye mwashize, kuko Dawidi yari yagambiriye kubica. Mana itugirire neza. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo asa n'uguye igihumure. Mana itugirire neza. Ngo nyuma y'iminsi 10 gusa Uwiteka aramwica. Reka nsubiremo iki. Nyuma y'iminsi 10 Uwiteka yiyicira Nabali, kubera ko yasuzuguye umwana w'Imana. Amaze gupfa Dawidi yumvishe iyo nkuru, aravuga ngo Uwiteka mporeye ibitutsi natutswe na Nabali. Data tugirire neza. Nshaka kubabwira ubutumwa message yanyu Uwiteka yampaye mwaya magambo. Yambwiye ngo Barundi muri mu gihugu hatagira umurundi uza kuba nka Nabali, hatagira umurundi uza kuba nka Nabali. Biriya dusobanuriye Nabali uwo ari we. Hatagira umurundi uza kuba nka Nabali. Reka mbabwize ukuri, Uwiteka abarinde kuba nka Nabali, kubera ko Dawidi nibyo agiye kuza. Benshi muri mwe bazashaka kurwanirira igihugu, ariko muzabigwamo. Mugire ubwenge, mumenye neza ko ibi bintu bigiye gusohora iwanyu ari Uwiteka wabivuze. Mana yarabibabwiye rimwe, ibisubiramo inshuro nyinshi. Nyuma y'imyaka myinshi ishize irenga 20, mwumva ibi bintu. Icyatumye bidasohora ni iki? Nuko Satani yagiye abatambika. Hari ukuntu Imana itegura Satani akabatambika umuntu utari umumaro. Namwe mugahuma umutima mukamushyira ku buyobozi, mugatora ubwa mbere, mugatora nabi, mugatora abicanyi. Mwabonye jenoside zahabereye, mwabonye kwikunda n'abantu bamaze gupfa nyuma y'iyo myaka 20 mu buhunzi buri mu gihugu cyanyu. Nta kindi rero, umuntu uri bwitambika umugambi w'Imana araza gupfa nka Nabali. Mana itugirire neza. Umuntu uri bwitambika umugambi w'Imana, uba uri umuyobozi ukomeye cyangwa uworoheje, uraza gupfa nka Nabali. Mana itugirire neza. Ikintu kibabaje, bamwe mu bagore banyu bari kubabwira ngo ibi bintu wabivuyemo hakiri kare utarabigwamo, kuko mufite abagore b'abanyabwenge. Bamwe muri mwe hari ababashyigikiye, ariko hari n'abandi bagore bababwira turamenye mugabo wanjye ntuzivange muri ibi bintu. Aba bagore bazaba nka Mukanabali. Cyabaye n'iki? Nuko yabaye umunyabwenge kandi nyuma yarabigororewe. Reka nkwibwirire, reka kuba nka Nabali, ugendere ku mugambi w'Imana. Icyo Imana ishaka ugikore, kuko Imana ubwayo izazi kwiyicira. Ntabwo amaraso yawe azakorwa na Dawidi, uzicwa n'Imana. Reka mbabwire, ubuhoroheje cyangwa ukomeye, niwitambika umugambi w'Imana uzicwa n'Imana ubwayo, niyizakwicira, kubera ko uzaba ukoze mu jisho ry'Uwiteka. Iki nicyo gihe mu myaka myinshi ishize iri sezerano rigiye gusohora. Ntabwo turi kubivuga twarabwiwe ngo bizaba mu myaka 5 iri imbere cyangwa 10. Hoya,
iri sezerano rigiye gusohora kandi muraje mubirebesha amaso abagiye kubyitambika mugiye gupfa nka Nabali. Mana tugirire neza kandi barinde kuba nka Nabali. Uwiteka arushirizeho kubaho ubwenge bwo gusobanukirwa iby'Imana iri kubavugaho. Inshuti zacu z'abarundi benshi njya nkunda komenti zanyu, hari benshi muvuga ati kuki mudahanura iby'u Rwanda. Reka nkubwire impamvu tudahanura ibyo duhanura tugahanura n'iby'u Burundi, nuko Imana iba yabidutumye kandi dufite intego yo gusengera isi yose, Afurika by'umwihariko. Rero nimbi igutumyeho wifunga amatwi ngo unangire umutima, kubera ko Farawo yanangiye umutima abirangira aheze mu nyanja itukura. Nawe uranangira umutima birarangira uguye muri uru rugamba. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Nshuti z'umusaraba bakundwa, reka mwongere ngaruke ku bantu bari kumwe na Dawidi. Nuramuka ugeze mu gihugu ukaramuka ugifashe, ukaramuka ubona ibintu bigenze neza, bantu muri kumwe na Dawidi, mwirinde umujinya, ntacyo bizabafasha. Nuramuka ujyanye umujinya wo kwihorera, ntacyo uzaba warahindutseho. Uwiteka nawe azagukura mu nzira. Mujyane umutima w'urukundo wo kurwanira igihugu. Abo musanze mu gihugu ni abanyagihugu, mumenye ko mugiye kuba abantu umwami wa rubanda, mugakorera rubanda. Abo muzasanga muzayobora abo kandi bazabahindukira. Biravuga ngo abantu bose ngo bazaho Dawidi ari, ngo baramwimika umwami. Abo muzasanga nshuti z'umusaraba, abo muzasanga mu gihe ibyo bintu bizaba birangiye, hari ukuntu umuntu agira intimba mu mutima y'ibyo byangiritse akumva ashaka kwihorera. Ibyo bintu bibashiremo, kuko nubikora Uwiteka azagukura mu nzira mbere yo kubikora. Nunabitekereza azagukura mu nzira mbere yo kubikora. Mugomba kugenda imitima yanyu Uwiteka yashizemo ikiroso. Numva n'uwo mutima uwufite uzababwira uti mgiye muwe muretse mbivuyemo, kuko ndumva ntaratungana byo kugenda nyiranutse ku gato no ku kanini, ntafite kwihorera muri nje. Mana itugirire neza. Imana iravuga ngo ntimuzajye ku byashinganywe. Byashinganywe rero biri hariya ntabwo ari zahabu n'ifeza nk'ibiriyo. N'abantu bari mu byashinganywe muzasanga hariya. Abantu bari mu byashinganywe muzasanga hariya. Njya mbabwira ngo kugenda datazamucyura, ariko usigaye mwirinde mutagwa mu moshya, mwirinde mutagwa mu cyaha, namwe ubwanyu muzagwamo. Message nari mbafitiye n'izo ngizo. Witeka abampera umugisha. Nukuri turabakunda kandi cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibazigame kandi bakore ku maso, muhishurirwe byinshi. Shalom shalom. Yego, urakoze General ku butumwa bwiza uduhaye. Ariko ngira ngo ubwirwa arumva. Ubwirwa arumva, wo kumva arumva, ariko kandi nizere ko amatwi yanyu atari mu rupfu, ahubwo ari mu bugingo. Amen. Reka tugane ku musozo. Twari dufite byinshi byo kubaza, ariko iminota iratujyanye, kuko twiye gukoresha iminota itari myinshi cyane kugira ngo abakunzi bacu bajye bareba ibiganiro byacu babirangize. Hanyuma ibibazo tuzabikubaza ubutaha nugaruka. Imana yo mu ijuru niguhe umugisha. Reka tukwemere utange nimero ya telefoni, niba hari n'icyo wibagiwe ukivuge, hanyuma ugukenera wese amenye uko azakubona, hanyuma uhite unadusenge udusoreze. Yego, arakoze cyane. Message yo data buriya iyakase rezo ibyo yagennye ko bitambuka uwo mwanya biba bitambutse. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Imana ntago ari igikoresho ngo iravugishwa, hoya. Imana ivuga uko ishaka mu gihe ishaka. Mbonereho no kubwira abantu bakunda ubuhanuzi cyane, mushaka Imana n'imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose, musome ijambo ry'Imana. Data nashaka kukuvugaho azakuvugaho, kandi burya kureba kugira ngo Imana ikuvugeho nuko wowe ubwawe ubanza
ukaba uboneye mu mutima wawe. Nujya gushaka Imana jya uyishaka uboneye, ibindi mwese muri abanyabwenge murabyumva. Data wo mu ijuru abampera umugisha, reka mbaye nimero za telefone ni 0789330736 ni nimero yanjye ya WhatsApp. Hari na nimero iba kuri groupe abasirikare ba Kristo 0739573670. Uwiteka abampera umugisha. Nyemerera ufite ibibazo bitandukanye gira kwizera, ufite uburwayi gira kwizera, Imana ishoboye byose. Mu Kristo umfashira isengesho dusengera Afurika yacu. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ivuga ugategeka byose bikakumvira. Nyemerera data uyu mwanya ngushimire ko wemeye gutambutsa ubutumwa bwawe kandi witeka ukabunyuzamo. Nyemere uherekeshe mwami imbaraga zawe gitinyiro, mwami Imana aho usakare hose aho wageneye ko bugera. Imana y'amahoro uhabwe icyubahiro, abantu bamenye ko ari wowe Mana, abantu bamenye ko ari wowe ukwiye gushyirwa hejuru, abantu bamenye ko ari wowe ukwiye kuvugwa, abantu bamenye ko ari wowe uri hejuru y'ibintu byose kandi ubirusha imbaraga. Cyama papa bikamenyekana kugera ku mpera z'isi ko nta yindi Mana iriho, hari mu bigirwamana bakabivamo. Ayi papa, icyama umucyo wawe ukamurikira isi yose, cyama umucyo wawe ukamurikira Afurika, abantu bagahumuka, abantu bakava mu bujiji bw'ubukoroni, abantu bakava mu macakubiri, abantu bakava mu irondaruhu, irondakoko. Ayicamo umucyo wawe ukamurikira isi papa, ukamurikira isi, abantu bagakundana rwa rukundo rwawe, abantu bakakundana bakagukundisha ubwenge bwawe n'umutima wawe wose. Mwami Imana ndakwinginze ongera kizwa mwami mu mpande enye zose z'isi. Ndagushimiye kuri Imana yumvishe kandi gusenga kwacu, gusenga kw'abera bari mu mpande zitandukanye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kuri Imana ikizije abarwayi, uri Imana isubije ibibazo bya benshi bari baguteze. Mwami Imana aho ibiganza ngo ubagirire neza. Ndagushimiye papa ko ari wowe wongeye gukora ku maso y'abera. Ndagushimiye Uwiteka ko wongeye kumurikira Afurika, abantu bakava mu rujijo. Ndagushimiye data mwiza, ngaho nukomeze uganze bana n'abakunzi b'ishimwe ry'Imana TV, bana n'abantu bawe mwisi hose. Ongera data bakozi k'uyu murimo, mama badafite umumaro turabizi ko ari benshi, ariko wongera b'umumaro. Urakoze papa, urakoze mubyeyi mwiza, ngaho bana na buri muntu wese kandi utanga umugisha ku muntu ugiye kumva iki kiganiro ndetse akagisangiza benshi. Wamugisha utanga utagabanije. Turaturiraho uyu muntu kuba umutwe ntazigera bumurizo, mahanga namuguze ntazayaguze. Mu izina rya Yesu tumwaturiyeho data, imirimo yawe yose ukora niboneke kuri we, neza yaboneke kuri we. Haleluya. Ndagushimiye kuri Imana bikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze. Kandi turagushimiye Imana imujije umugisha ko wemeye gutanga ibyayo. Hanyuma namwe mudukurikiye mubikurikire neza, namwe Imana irabaha umugisha. Shalom shalom, nakagaruka. Shalom. Amen.